abafana kabagereho. Enjoy, iryoherwa. Umva amagambo. Ati uyu munsi acha tu niwaweke wa reka mbishyire ku mugaragaro mbigaragaze neza bisobanure. Ngiye kugusigira agatangaza surprise kuba iby'uru rukundo ndashaka kubigaragaza kubyihutisha bishyira habona. Kandi n'uyu munsi nanone si ibyo gusa turamagara abapaparazi nanone abanyamakuru warushe kwa mitandao reka babishyire ku mbuga nkoranyambaga zabo umenyekane ko ntashaka iby'izi nkundo yewe ubwanjye ndashaka kwiha congratulation nk'ifelicita ko naretse iby'inkundo zintesha umutwe. wowe wita umukunzi wawe ese koko ahinduka umukunzi ahinduka umwana filmira uwo ureba nuwo wishimira ibyo wishimira nuko wishimira ukuntu ese ubusa ubucucu n'inkundo zitabaho. Niba ari ukugerageza nagerageje numvishe icyanga cyabyo. Ibintu byinshi cyane muri iyi si byanabinyuzemo ndetse ngishoboye kwihanganira uyu munaniro iyi stress singishoboye kuhangana nabyo birandenze wapi singishoboye. Niba hari ibyiza biryoshye birenze ibi biraryoshye. Ubuzima ni bugufi kandi buroroshye. Kubera iki nakwibabariza ubugingo roho yanjye yiyungaho nawe uze wumva uburyo biryoshye ntago nkubeshya. Biraruta kuryoherwa. Ubuzima ni bugufi kandi buroroshye. Biraruta umuntu akaryoshya akarenzaho akibagiza ibyo. Kubera iki nakwibabariza ubugingo yiyungaho nawe wumva ubu buryohe nkubwira. Inkunda niziba zije byaruta nkikundira mama wanjye. Niba hari gukundwa nabyo bibaye nitajipenda peke yangu byaruta ngiye nkikunda ubwanjye. Ibyamfasha n'ubuswa n'ubugoryi n'ubucucu ntekereza ko ndi intare nyamara mu gihe nari gazelle nisanze mu nkundo zidashinga aho kwisanga mu mabanki ntanga amafaranga nyakira bama nakira mbika nsubiza ndahinduranya amafaranga menshi financial transaction. Ariko kuva naratangiye nanone kwirekureka ibyo by'inkundo binesha umutwe binzirika reba ukuntu ngaragara neza ndakeye si ibyo gusa ndaryohewe. Reba ukuntu meze ndambara nkasa neza ngakora nkajya muri byose nshaka ntawe unzirika nawe umbaza byinshi. Si n'ibyo gusa konte zanjye kuri banki zirakura amanywa nijoro. N'umubiri wanjye ubwawe uri fresh ndi fit ndakameze neza nawe ubwawe urabyibonera. Ni gute ntatinyuka kuvuga ngo birarenze. Mbega uburyo birenze kuryoherwa. Ubuzima ni bugufi kandi buroroshye. Kubera iki nakwibabariza ubugingo bwanjye yiyungaho maze nawe mvuga uburyohe mvuga. Niba hari ibyo byiza birenze ibi nuko ubuzima ari bugufi kandi bworoshye. Amagambo Limonde ari kumwe nande na Jax bakubwira ngo kuki nakwibabariza ubugingo kuki nakwibabariza roho yiyungaho ini kuri ngo throats. Ati nkunda we n'icyanjye natangiye amatipsi iyo nakunze kandi barabizi nurira meza cya ku meza maze nkiyumva njye ubwanjye mu gihe ndi while speaking in English kabone nubwo naba ndi kuvuga mu cyongereza niyo ndi kuvuga mu cyongereza. Let's cream on the table. Reka twurire ku meza we nande bakora ibiki ni ikibazo. Reka twurira meza twurire ku meza gasozera. It is better to enjoy. Ibyo byose biraruta bikaruswa no kuryoherwa kuko ubuzima ni bugufi kandi buroroshye. Gasozera twikomereza. Why should I suffer my soul? Kuki nababaza ubugingo bwanjye. Join me in cooling of throat. Nyiyungaho wumva uburyo byose byakuziritse ari fake wumva ngo biraryoha byose biti inyuma ya mama vipi.